Amahitamo niyo agena icyerekezo cy'ubuzima bwacu, kandi umusaruro w'ibyo turimo uyu munsi n'umusaruro w'amahitamo twakoze ahashize ntabwo bisobanuye ko niba tubayeho nabi twahisemo nabi, cyangwa se niba tubayeho neza twahisemo neza. Oya, ahubwo icy'ingenzi ni uko twakoze amahitamo icyo gihe. Wenda hari n'igihe amahitamo twakoze ari mabi, ariko inzira n'iminsi bigahindura amahitamo twakoze, umusaruro ukaba mwiza. Hari n'ubwo amahitamo ya cya gihe yari meza, ariko ibizazane by'ubuzima bigatuma ayo mahitamo aba mabi. Sinzi uwo twarenganya mu gihe umusaruro uba utari mu ruhande rwacu, kandi umusaruro ari wo nshingiro y'amahitamo twakoze kera. Hari igihe wisanga mu mayira abiri aho umenya ko burya umutima wawe ufite ibice bibiri, igice kimwe kikubwira ibi, ikindi kikubwira biriya, ukibaza icyo uhitamo ukakibura. Imisokoro igashira mu bwonko kubera gutekereza cyane, ukabara inyenyeri ukazimara mu kirere, ariko igisubizo ukakibura, ukagera aho byanga, ukabaza impamvu gusubiza ukamubura, kandi wari wizeye ko amahitamo yawe yari meza cyane. Niho Umunyarwanda yaciye umugani ngo inzira ntibwira umugenzi. Munyana yakomeje atuganirira avuga ati amarangamutima yaba atahaba ngo dukunde abantu cyangwa ngo tubange, ahubwo tukajya tubana na buri wese, tugakorana na buri wese, turi guhuza nta kurondora. Wenda isi iba ifite ikindi cyerekezo yerekezamo abayo. Gakuru yamfashe mu kiganza agenda mbaza ati ese turi kwerekeza hehe? Nanjye nkamubaza nti ese ko ari wowe ubona nakurusha gute aho turi kwerekeza? Gakuru nubwo yari umuyobozi wanjye ariko yari umwana, yari akeneye kumwerekera no kumufatira imyanzuro imwe n'imwe y'ubu buzima. Uko nateraga intambwe numvaga nyishinze ku mutima wanjye. Buri jambo navugaga ryari ryuzuye ikiniga cyinshi, kuko amahitamo nari nakoze yari atandukanye n'inzira Ntwari yanyuze. Gakuru yarambajije ati kuki Ntwari yadusize akanga kujyana natwe? Impamvu ntabwo nari nyizi, nifuje kuyimenya muri uwo mwanya, maze yarenze inkombe. Intambwe zose nari ndi gutera nari ndi kumva meze nk'uri gusubira inyuma, ndi kwishinja gutererana Ntwari mu gihe yari akeneye umuntu wo kumutega amatwi. Umutima umwe ukambaza utese kuki atigeze aza ngo mujyane. Nibutse ko ari we wabanje kugenda, yabikoze nk'aho yari ashaka ko mukurikira, ariko ndamutenguha. Narisubiriye mfata indi myanzuro, nuko nsabaga kuri uko duhindura tukanyura inzira Ntwari yanyuze. Gakuru yarabyanze ahagarara mbaza impamvu ntabihisemo kare. Tukaba tumaze kugenda urugendo rungana gutyo. Namusabye imbabazi zo kumunaniza, kuko nijoro naryo ntabwo ryari ritworoheye, ryari riri hafi kuza. Gakuru yemeye atabishaka, numva ko muvunye, nuko mufata akaboko nawe nsaba kwihuta, kuko Ntwari twari dukurikiye yari umusore uzi kugenda kandi atananirwa. Nari nzi ko ajyanye intimba ku mutima, ariko nanjye niyo nari ngarukanye. Nasanze ubwonko cyane bituma amarangamutima yoba, kandi wakoresha amarangamutima cyane bigatuma ubwonko buyoba. Icyiza rero ni ukubishyira ku rugero rungana byombi, kuko kimwe iyo gisumbye ikindi kirangirika. Umuvuduko njye na Gakuru twari dufite turiho wari mwinshi cyane, ku buryo mu kanya gato twari tumaze kugenda nari ntangiye kuhagera no kunanirwa. Nari nshaka kwicara nkaruhuka, ariko nabaza Gakuru aho tugeze akambwira ko tutari twagera naho twatandukaniye na Ntwari. Intege zahitaga zicika, ariko twagombaga gukomeza tugakurikira Ntwari, nubwo ijoro ryari kuba rimeze rite, wenda yaruhuka twe tukamufata. Gakuru niyumvaga ibyo ndimo, gusa nanjye nari ndi kumutega iminsi ku munsi umwe nawe azakunda, umuntu akamwimariramo akemera kumukurikira no mu bihe bigoye. Twageze aho twari twatandukaniye na Ntwari. Gakuru ambwira ati aha tugeze niho twatandukaniye na Ntwari. Nubwo tugiye kumukurikira, ariko nta cyizere mfite cy'uko turaza kumushyikira. Namusubije nti kubera urukundo nkunda ndabizi arangendera buhoro, ntabwo aransiga. Gakuru yarambajije ete se arambwirwa n'iki ko turi kumukurikira? Nuko mufata akaboko ngira ngo tugende, ndamusubiza nti iryo ni ryo banga ry'urukundo. Nubwo Gakuru atari gusobanukirwa iby'urukundo, ariko yari akwiriye kumenya ukuri.
gushinguye intambwe ya mbere ngo tugende, amajwi yanjye yatunguwe n'umwirongi wavugiraga kure, ariko adusanganira umbaza ati Munyana, Munyana nakunze, uracyari aho nagusize. Gakuru ntabwo yumvaga umwirongi ngo asobanukirwe ibyawo, ariko yarazi umwirongi wa Ntwari ukuntu wavugaga. Gakuru yarambwiye ati ntabwo ari kure, aracyari aha hafi. Nanjye mufata ikiganza ngo tudatera indi ntambwe nuko tukayoba, Ntwari yaza akambura. Gakuru yatunze urutoki nazi neza ko ntabona, ariko arambwira ati dore nguwo araje. Ntwari yaje yiruka uko numvaga imirindi yansatira, umutima wanjye wahindaga umushyitsi, umubiri wanjye wose ugashesha urumeza. Nuko niyaka Gakuru ndambura ibiganza ndamuhobera, aranyegera arampobera arankomeza, nanjye ndamuhobera ndamukomeza. Twembi twazenze amarira mu maso, ibyishimo biradusaga. Nubwo atarari kunyumva navugiye mu matwi ye nti ndagukunda. Gakuru yarabyumvaga byose ndetse anabireba ibiri kuba mu buzima bwacu. Gakuru yaragiye kuzaba umuhamya w'urukundo rwanjye na Ntwari, urukundo abenshi bishe urudashoboka, nyamara imitima yacu ikaruhindura urushoboka. Ntwari yarampobeye yimara agahinda, nuko kera kabaye arandekura. Ubundi avuze umwirongi ambaza ati ese kuki mutigeze mugenda? Namufashe ikiganza mucira amarenga mubwira ko twagiye ndetse tukagera kure, ariko umutima wanjye ukanga ko nkomeza urugendo ntari kumwe n'intwari y'ubuzima bwanjye. Nakomerejeho ndamubaza nti ese wowe kubera icyo ugarutse? Ntwari nawe azamura umwirongi aratangira aracuranga ati nari niyemeje kugenda nkumva umubiri ntabwo uri kunyemerera kugenda, nahumeka ngahumeka insigane kuko umutima wanjye nari nkusize inyuma. Ni gute nari gukomeza urugendo nta mutima mfite? Ubwo nagendaga ikirere cyose cyari cyuzuye umwijima, nkajya nshaka aho nshinga ikirenge nkahabura, mbona sinakomeza urugendo nsize urumuri rwanjye. Amatwi ya Gakuru yari yizihiwe, ariko ntiyari kwizihirwa kurusha amatwi yanjye, kuko umwirongi wa Ntwari wari uri kungera ku mutima, nkumva n'indirimbo itazigera isibangana, ndetse ikaba indirimbo nzaririmba buri uko ngize irungu. Ibyishimo byari byinshi, ariko n'amatsiko ntabwo yari kunyemerera gutuza ntaramenya icyababaje Ntwari. Yari afite inkuru yahishe ku mutima we, amatwi yanjye yagombaga kumenya. Twahagaze aho dushaka umwanzuro w'icyerekezo twafata kugira ngo tugere iwacu mu baryama, turakibura. Nuko nzana igitekerezo cy'uko dukina umukino twakinaga tukiri bato wo gucira mu kiganza, ubundi ugakubitaho intoki ebyiri ari wo muzumba zose, ndetse na mukuru bita rukoko, ubundi aho amacanshwa asimbukiye ukerekezaho. Ubwa mbere twarabikoze twese duhitamo ibyerekezo bitandukanye. Ubwa kabiri njye na Ntwari duhitamo icyerekezo kimwe, gusa uko byameraga ari uko abantu bose bahuje icyerekezo kimwe, twarongeye dusubiramo birapfa, dukomeza kugerageza kugeza ubwo twese duhisemo icyerekezo kimwe. Icyerekezo twahisemo n'inzira njye na Gakuru twari twanyuzemo kare, ibisekuru byari byaduhitiyemo hakiri kare. Ntwari yasabye ko tumugerekerezaho, nuko agasubira mu ishyamba. Ntabwo yatubwiye ibyo agiye kuzana, ariko yadusezeranije kudatinda. Mu gihe Ntwari yaragiye na Gakuru twari twicaye ngo tube turi kuruhuka. Mu gihe twari twicaye, Gakuru ntabwo yampaye agahenge, yakomeje kumbwira ko yanyumvishe nerura ambwira isi yose ko ngo nkunda Ntwari. Nkakomeza guhakana mvuga ko ntegeze mbibwira isi yose, nabibwiye Ntwari gusa. Gakuru yarambwiye ko igihe nabwiraga Ntwari ko nkumukunda, umuyaga watwaye iryo jambo urigeza mu matwi y'inyoni, ubundi ziraririmba bikwera ku isi yose gutyo. Gakuru yakomeje ambwira ko buri uko nzajya ndumva inyoni ziri kuririmba, nta kindi ziraba ziri kuririmba uretse inkuru yanjye na Ntwari. Nyuma ya Ntwari nari nongeye kumva undi muntu umbwira ijambo ryiza nzahora nibuka. Gakuru yarafushye nuko arambwira ati kera nimba inkumi nzasaba ibisekuru bimpitiremo umusore uzankunda kurusha uko Ntwari agukunda. Kumva amagambo nk'aya ari kuva mu kanwa k'umwana muto byarantunguye,
ariko ntabwo byantangaje kuko igitsina gore cyifuza ibintu byinshi cyane mu buzima bwacyo, ariko nta kindi twifuza no guhabwa urukundo n'umugabo tuba twishimiye, kuko urwo rukundo duhabwa n'uwo mugabo nirwo ruduha gutuza natwe tugakunda imbuto ziva tuba twabibye muri urwo rukundo. Amagambo meza twabwirwa, imikufi myiza twahabwa ngo tuyitakishe imibiri yacu, amazu meza twatuzwamo, iby'igiciro cyinshi twahabwa byose bihinduka umuyonga, mu gihe urukundo turi guhabwa abari urw'uburyarya. Bishengura imitima yacu cyane cyane, bikatugeza ku rugero rwo kwiyanga ku buryo bamwe bibarenga bikabageza ku rugero rwo kwiyahura. Imodoka nziza yagenda ukagura indi, imyenda myiza yaguhenze yasaza ukaberwa n'iyindi, inzu nziza utahamo yaba umuyonga amahoro ukayabonera mu kiraro. Umuntu yabura byose akongera akisuganya agatunga kurusha ibyo yatunze kera, ariko ntataka wabumbisha umutima wamenywe n'uko urukundo wahawe ari urw'uburyarya. Yewe nta zahabu warimbisha umubiri wabuze ubuzima bw'urukundo, ndetse nta nkuru yaryohera amatwi yambwiwe ko adakunzwe. Igisobanuro cy'ibyishimo ni ibikunezeza nyuma y'urukundo wahawe n'abawe. Gakuru yari yicaye hirya yanjye nuko musaba kunyegera nkagira icyo mubwira. Nubwo ntari ndi mukora ariko nari muruta, ntabwo nari kubura icyo namusangiza. Gakuru yaranyegera ashyira umutwe ku bibero byanjye, nanjye ntangira kumukorakora mu mutwe. Ndatangira ndamubwira nti, igihe cyawe cyo gukunda nikigera, ni wowe uzihitiramo, habe Imana cyangwa ibisekuru byose ntabwo byaguhitiramo ngo unyurwe, ahubwo umutima wawe uzawureke ukuyobora ukugeze ku muntu wa nyawe ukubereye. Umunsi niyo waba ubabaye kandi akakubabaza, ariko ukamubabarira mugakomeza urugendo rw'ubuzima, uwo muntu ari ahantu hamwe ku isi, nuhura nawe ntabwo uzakenera umuhuza, habwa imitima yanyu yizahura mu byumve. Gakuru yaratuje, nari nzi ko nta nyina agira ngo wenda azamuhanura, kandi nta nubwo nari nizeye ko nzamuguma iruhande iteka. Nahisemo kumusangiza ibyo nari nzi ku rukundo, kuko amahitamo y'abo dukunda niyo agenda ibyishimo tubonera muri ubu buzima. Narakomeje nti, inshingano zo guhitamo uwo ukunda nta wundi zireba uretse wowe. Wowe wenyine uzareka amarangamutima yawe atembere nk'akanyugunyugu aho azaguzemeraho. Hari ubwo uzasanga uwo ukeneye amarangamutima yawe atayashaka, uzamureke ukomeze ushakishe, wizeye uzagushimisha akiriho. Gakuru yarateze amatwi nuko arambaza ati, ese wowe nta Ntwari mwahuye muti? Yari inkuru ndende cyane nanze kuyisubiramo, ahubwo nsezeranya Gakuru kuzayimubwira ikindi gihe. Gakuru yambajije ikibazo cya nyuma agira ati, ese wabwiye Ntwari ko umukunda? Nibutse ko ntigeze mbivuga, nuko mu gihe ngiye gusubiza numva Ntwari aragarutse avuze umwirongi ati, tugende. Twarahagurutse numva amaraso y'inyamaswa zo mu ishyamba ari guhumura aho hafi. Mbaza Gakuru nti, Ntwari afite ibiki? Gakuru ansubiza ko ari inyama ndetse n'inkwi Ntwari yaratwegereye. Atugeze iruhande avuza umwirongi avuga ati, Munyana ni wowe mukuru, uraheka inkwi nizo zitaremereye, nanjye mpeka uyu muhigo, ntabwo twavunisha umwana. Gakuru narabimusobanuriye arabyanga, nawe asaba kugira icyo atwara. Namuhaye udukwi duke, Ntwari aramuhekesha, nuko dutangira urugendo tutazi iyo tugana, ariko twizeye ko dutaha iwacu. Ntwari yamfashe na Gakuru amufata akandi kaboko, urugendo ruratangira gutyo. Buri gihe uko nabaga mfashe urugendo nabaga mfite ko abantu turi kumwe bari buze kunyura mu buribwe. Numvaga ameze nka Yona uvugwa mu migani yasimbuye iyacu. Uwo mugabo ngo yigeze kujya mu bwato nuko bwanga kugenda, kugeza ubwo bamujugunye mu mazi, ubwato bukabona kugenda. Inzira twari turi kuyirira kuyimara, inyoni zaririmbaga urukundo rwanjye na Ntwari, zari ziri gusezera zigiye kuryama, ziri guhamagara injereri ngo zize zisimbure nazo ziririmbe. Isi ababa bari maso nijoro ntibicwe n'irungu,
Twatereye agasozi ka mbere tukaminuka ijoro ryaguye. Ntwari ati nimureke turyame turuhuke. Akenshi ijoro riza ari ryo kuruhuka, ariko hagati yanjye na Ntwari twari dufite byinshi byo kuganira. Ntwari yafatanije na Gakuru bubaka akaruri karaturinda imbeho ya nijoro. Ibyo birangira Ntwari yacanye umuriro, ubundi atunganya umuhigo we neza, dutangira kotsa inyama. Gakuru yaratije, ariko njyewe sinari ntuje. Nari mfite byinshi byo kubaza Ntwari. Nakoze Ntwari mu kiganza ndamubaza nti ni iki cyakubabaje kare ubwo twari tugiye gutandukana? Ntwari yeguye umwirongi ati ni urukundo. Ntabwo nasobanukiye ibyo bishatse kuvuga, nuko ndamubaza nti ese watekereje ko ntagukunda? Ntwari arabihakana, nuko avuza umwirongi amara amatsiko avuga ati cya gihe ubwo mwari muri guhunga bene wacu nakoze ibishoboka byose ngo batabafata. Nta kindi nabikoreye uretse urukundo ngukunda. Data yamenye ko umwirongi nari ndi kuvuza ari wowe wabarokoye. Yanze kubibwira abandi baseka batigiza, ahubwo antumaho nzi ko tugiye kuganira. Nuko urukumbuzi nari mufitiye rugashira, ahubwo nakiriwe n'inkuru y'incamugongo. Data yari amaze gukorana inama n'abakuru b'umuryango wacu, bamfata umwanzuro wo kunca mu muryango wacu. Bampaye igihe gito cyo kuba ndenze imbibe z'aho twashinze inkambi. Nabajije Data impamvu nsubiza ko atabana n'ikivume cyagambaniye ibisekuru byabo, nuko abanzi bakaducika. Nari ndi kubyumva ko yazize njye na Gakuru. Ntwari umwirongi yacurungaga nkishima muri ako kanya yarari gucuranga indagakwiriye ishyamba ryose. Yarakomeje arambwira ati ubu simfite aho nataha na hamwe muri iyi si. Abaseka batigiza ntibanshaka, ndetse n'abaryama b'iwanyu bambonye banca umutwe. Cya gihe nababajwe nuko nari mfite aho kwerekeza, kandi nawe nari nishingikirije. Nari ndi kubona adashaka ko tujyana. Ntwari namufashe ikiganza ndamukomeza, mucira amarenga ndi kubivuga nti ndagukunda Ntwari. Ntwari yavugije umwirongi ambwira ko yari abizi, kuko amaso yanjye nta kintu ajya abasha guhisha. Narakomeje mucira amarenga ngira nti kandi umbabarire kuba narakubereye umutwaro muri ubu buzima. Ntwari yarabyanze avuza umwirongi ambwira ko nta mpamvu zo gusaba imbabazi, kuko niyo namubera umutwaro ntago najya muremerera. Igihe nabaga ndi hafi ya Ntwari nicyo gihe cy'umunezero nagiraga muri ubu buzima. Ntwari yarazi ukuntu abigenza niyo naba nuzuye agahinda, akuzuza ibyishimo mu mutima wanjye. Inyama za mbere zari zimaze gushya, nuko duhereza Gakuru ngo arye areke kwicwa n'imbeho, kuko n'irungu ntabwo ryari rimworoheye. Gakuru yarangije afata igishirira aradusezera ngo turamukeho, nuko ajya kwiryamira. Nanjye nsigara ndi kumva urukundo rwanyuze umutima wanjye. Nari ndi kwitsa imitima buri kanya. Ntwari arabyumva arambaza atohangayikishijwe n'iki rukundo. Nashakaga kumusobanurira intimba iremereye umutima wanjye, ariko nkabura aho mbihera. Nari ndi kwibuka umunsi wazanye umuvumo mu buzima bwanjye, ubwo abahungu bateraniragaho bakamfata ku ngufu. N'igikomere nibukaga buri uko nicaraga nkatuza. Nari ndi kumwe n'umuntu ntagira icyo mpisha, ariko naramukundaga cyane. Nari mfite ubwoba bwo kubimubwira byatuma nyanga. Ntwari nawe yakomeje guhatiriza ambaza impamvu ntameze neza, nuzuye agahinda umubiri wose. Igikomere nk'icyo ntikigeze kiba inkovu na rimwe, ahubwo byagumye ari ibisebe, ku buryo mpora ntonekara buri uko nibutse. Amarira yazenze mu maso. Ntwari ayoberwa ibibaye, atangira kwishingira urubanza nsaba imbabazi z'ikosa atakoze. Kumva nyinginga byanshenguraga umutima wanjye. Amarira akambana menshi cyane. Nashatse kwiyumanganya biranga, kuko nari ndi kubyibuka nkaho biri kuba. Abahungu buzuye ubunyamaswa bateraniye ku rwuya rwanjye bari kugabagabana nta mpuhwe na nkeya bari bamfitiye. Ibyo byose byari byuzuye umutima wanjye, ariko nta mwenge n'umwe w'umubiri wanjye wari ushaka kubisohora. Uko byakarwaniye mu mutima wanjye, ubwonko bwanjye bwanze kubyakira. Numva ubwoba buranyuzuye.
Ndahaguruka ndiruka, sinari nzi iyo ndi kugana, gusa nari nzi ko ndi guhunga Ntwari. Yibajije ibyo akoze biramuyoberera, ahaguruka anyirukaho inyuma avuza umwirongi ati hagarara umbwire icyo ubaye, kandi niba ari njye ukubabaje nkwikubita imbere ngo usabe imbabazi. Kubera kugenda ntareba namanutse mu manga, ngenda mvuza induru nti ni mu ntabare, ni mu ntabare. Nari ndi gutabaza kandi umutabazi wanjye atabasha kumva. Nageze mu iherezo ry'imanga, umwuka utagishoboye gusohoka kubera ukuntu namanutse ndi kwikubita ku biti. Nari ndi kumva nshaka urupfu nkaruhamagara, ariko ahubwo rukanseka cyane. Ntwari yaje nshakisha avuza umwirongi ati humura nkuri hafi, ndi kugushakisha. Nari ndi kurira cyane, umenya aribwo nari mbonye akanya ko kugosha amarira umutima wanjye kuva umunsi mpura n'ibyago, cyangwa se bya bindi by'ufite umusegura unagiye ijosi. Ntwari yaje ashakisha nigunze cyane negamiye igiti. Ubwoba nari mfite mu mutima wanjye bwari bwinshi. Ibitekerezo byari ntabyo, urukundo rwari rumaze kugamuka muri njye. Ntwari yaranyigire, ntabwo yarazi ikibazo mfite. Nuko anyicara iruhande, nakumva ibiganza bije kumpoza amarira nkegera hirya. Ntwari avuza umwirongi yuzuye intimba n'agahinda kenshi ku mutima we, arambaza ati Munyana ubaye iki? Ni iki kiguteye kumera gutyo rukundo rwanjye? Naburaga icyo mubwira nkahogora. Mu nkuru zose nari narumvishe sinigeze numva umugabo wihanganiye umugore we mu gihe yahaye urwuya abandi bagabo. Nari ndi kwibaza ikimenyetso namwereka kugira ngo yizere ko nabikoze ntabishaka. Ntwari yari mfitiye impuhwe n'urukundo rwinshi cyane, ariko byose yabikoraga nk'uko atarazi ikibazo mfite. Nubwo kuganira ari wo muti wonyine wari kundokora, ntabwo nari nshaka gutakaza Ntwari. Nakomeje kurira, umutima uhera mu rungabangabo, inkovu nazo zihinduka ibisebe gutyo. Ntwari anguma iruhande, ibiganza bye bikira kure yanjye, ariko impumuro ye nkomeza kuyumva mu mazuru yanjye. Nifuje kubamenyesha ko bitewe n'ingano y'inkuru dufite, tugiye gutangira kubagezaho inkuru nyinshi icyarimwe. Kuri channel Imirasire TV harajya hatambukaho inkuru Ibango ry'ibanga, Urukundo nyarukundo, Ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Izi nkuru nshya rero ntizigucike, Ikiguzi cy'ikinyoma ndetse n'ingororano y'ubwishongozi. Nkubwira ngo usaba ko urimo kumva inkuru wakanda kuri like, ugatanga n'igitekerezo ko inkuru yumvishe, byagukundira ugakanda no kuri share. Ariko inyuma ya byose, kugira ngo utazagira inkuru n'imwe ubura, ukanda kuri subscribe. Gusa buriya ikihishe inyuma ya byose ni inkunga uba uduteye natwe, rero tubisabye twinginga. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.